niba udakunda umuntu rekeraho kumubeshya, niba udakunda umuntu wimubeshya ugamije kumurya ibye, niba udakunda umuntu mubwiza ukuri, wimwicira amarangamutima, mubwiza ukuri umubwira uti ntabirenze. Niba udakunda umuntu umukunda byo kumubeshya, mureke wimubeshya, kuko ejo numwicira umutima umubeshya, kuba kuri iyi si ni ukwishyurana. Numwicira umutima ukamubeshya, nawe ejo bazakubeshya, ibyo biba nawe nibyo uzasarura. Wimubeshya kugira ngo umwicire umutima, ejo uzamureke, ejo ujye kureba abandi. Niba utamukunda mureke, nagira ibyo akubwira kandi wowe wumva utagamije yuko mukomezanya, utagamije yuko muzakundana nk'uko wabishaka, akabijyamo ariko wowe utabirimo, mubwira uti ntabirenze, wikomereze, we kumwereka ko umukunda abibone yuko utamukunda. Kuko numubeshya ejo nawe hazaza abakubeshya, nawe baguhemukiye. Uko uzahemukira uriya, waramubeshya ukamwihorera, waramubeshya ukamusiga, nawe ni ibyo urimo kubiba. Uzibuke ko kuri iyi si ari ukwishyurana, nawe nibyo bazagukorera, nawe bazakubeshya nawe bikubabaze. Nimureke dutekereze, duhindure imyumvire, tugomba kubabo, twe guhemukira abandi, tubere abandi ab'umumaro. Ibi biganiro ngenda mbayereka, ibi biganiro ngenda nyuzaho buri munsi ni ibyo kubaka umubano. Iyo bitabaye ibyo kubaka umubano, ni ibiganiro bitwubakira ubuzima bwacu bwa buri munsi. Nyamuneka mujye mukomeza mukurikirane channel yanjye, kugira ngo umunsi ku munsi mba nabazaniye ibidusubizamo imbaraga, ibitaduca intege, ibitwubaka, biduha ibitekerezo byiza. Mujye musharinga video kandi mukore subscribe, kandi mujye munyandikira muri comment, mumbwire uko muba mwabibonye, mumbwire uko video iba muba mwayibonye. Iyi video ituma uhindura imitekerereze, iyi video ituma ureba uko wagira uko inzira zawe wazitegura umunsi ku wundi, biguha motivation yuko ushobora kubana n'abandi, kuko ngenda nshyiraho video zitandukanye. Nyamuneka icyo nabashishikariza ni ukujya mukurikira video zanjye zose zirimo inyigisho nziza, zirimo inyurabwenge. Abantu mutarareba izi video mujye muzireba muzirangize, zirimo inyurabwenge. Nyamuneka ujye utangira video uyirebe uyisoze, nzi yuko izajya igera aho ikuvana n'aho izajya igera aho ikugeza. Mu buryo bw'imitekerereze nibyo mvuga, mu buryo bw'imitekerereze, kubakana mu buryo bwa sosiyete, gufashanya, guhana ibitekerezo. Ni nka kwa kundi umuntu ushobora kugira umuntu w'inshuti, kandi muri urugendo rw'ubuzima kuri iyi si tuba dukeneye abajyanama, tuba dukeneye abadukebura, tuba dukeneye abantu batadushuka, abantu bashobora kutujyana mu nzira nziza. Hari ukuntu umuntu akuganiriza akaguha ibitekerezo bigahita biguhindura mind, bigahita wumva uhindutse uko wari uri, biba bikubatse mu bitekerezo, bigahita wumva ko uvuye mu nzira zimwe ugiye mu zindi. Nimureke rero tujye dukurikira kugira ngo turebe ibyo dushobora. Hari ukuntu ushobora kureba, ukajya kuri YouTube ukareba video ukumva ntabwo igushimishije, igitangira ukaba urayirebye urayishoje, cyangwa se ukayireba igitangira ntunayisoze. Nyamuneka, kugira ngo, dore muri iki gihe abantu basigaye bagira stress mu mutwe, ugasanga umuntu afite ibintu byinshi bimuri mu mutwe bimwugarije, ibintu bishobora se kumuyobya. Tuba twugarijwe n'ibintu biducanganyikisha, ugasanga mu mitwe yacu ukumva ntabwo uri tayari neza.
mujye mushaka iyo ugiye kuri YouTube ukaba ugashakisha video nk'izi ngizi zikubaka zigufasha, uhita wumva hari ukuntu mu bitekerezo uhindutse. Mujye munyandikira muri comment rero mumbwire uko mwabibonye. Ndabakunda cyane, murakoze. Nzajya mbagezaho utuntu n'utundi, utuntu tw'inyurabwenge.